ni bimwe byo gusura nk'uko nemenyereye kugenda nkasura inshuti yanjye y'umukobwa ngira ngo nibyo nyine biza gupfa turahura turaryamana tumaze kuryamana rimwe n'ubwa kabiri burongera biba turaryamana ntabwo nongeye guhura nawe kuva icyo gihe ibijyanye no icyo gihe ese ntabwo wari uzi uburyo bwo kwirinda se ntabwo wari uzi ese byagenda bifite ingaruka zabyo ntabwo wari uzi ndiyirukiye maze kwikora nenda kugera mu rugo hari ikintu z'icyobo bose bari bacukuye ngo amazi ajye agwamo abaranyirukankanye mpita ndirukanka ko njye icyo cyobo nari nkizi mpageze mpita mpagarara ndasimbuka cyo kiraza kigiye kugwamo mugirira impuhwe mpita mufata ndongera ndamusunika gutyo telefone ye biratakaye maze gutaka sinzi abayitoraguye yagiye abimpora bimbaza ngo nibyo wayitoraguye ashaka kumfata ku ngufu ariko ntabwo byamuhiriye narabyanze 2017 nasoje uwa gatandatu maze kuwusoza banga ko ndakwiga baravuga ngo nta mwana w'umukobwa yarihiriye ndetse nanumva kikubabaza kuko ndumva n'uri ntiwize akakimbabaza nyine nuko batumye najya kwiga kandi numvaga nshaka kwiga njyewe nkagera ku ntego yanjye nimba ari nuko gucuruza nkabimenya ese koko wakwiga uramutse ufite amahirwe nakwiga njyewe ndamutse mbibona ayo mahirwe yo kwiga nakwiga wakwiga wumva se wakwiga nk'iki imyuga nayiga kudoda gusuka guteka nakunda no kumubwira ngo kumva ikigoryi ngo gikurikiza nyine sinzi ibintu akunda kumutuka nyine nkumva ni amagambo mabi nkumva sinshaka kubabaza na mama nyine umuntu agomba kubyimenyera kugeza uyu munsi papa wawe se yaba agifite uwo muco wo gutoteza cyangwa se byaba bigenze bite kuko twumve niba koko hari ikigo n'ababyeyi bagifite iyo myumvire imeze icyo yo gutoteza abana bawe baracyatoteza abana bawe bafite ikibazo baracyariho rwose izi saha n'ubu ngubu tujyanye mu rugo nawe ntiyatinya kubikubwira ko yaranambwiye ngo njyenga nta nubwo akimbara mu bana nyine ni uko ubyihangana yambwiye amagambo mabi gutyo namubyaye icyo nabonaga nicyo naryaga ntabwo n'ubu ngubu ubuzima arimo ntabwo bumushimishije ku rugero bisa nkaho turwana kandi nkubita nkamwiborera nkabyihanganira ni ibintu byinshi papa yankoreraga kugeza na n'izi saa sindiyunga nawe n'iyo ndamutse n'ubu ngubu iyo ngiyeyo ni ukunuka ngo ndaje ngo muzaniye ibinyendaro urusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro inzira y'amakobwa ese we ba basore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788543002 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. tubanje kubasuhuza abakunzi b'inzira y'amakobwa ibiganiro biza bije gukemura ibibazo bitandukanye ndetse biza bije gushakisha ibibazo
dushaka ibibazo kamara dushaka tukabishakira ibisubizo kuko urumva ntabwo ibibazo byaza gusa ngo tubirebere kuko tuba dufite ibyo tuje kwigisha gushakira ibisubizo ntabwo ari ibintu biba bidapfa kuza gutyo rero inzira y'amakobwa umaze kutumenyera ni umuryango utegamiye kuri leta uharanira kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse dushakisha abantu bahuye n'ibyo bibazo batandukanye nk'aba ngaba murabona hano twicaranye watubwiye ati njyewe rwose ndabashaka kugira ngo mbabwire akari ku mutima wanjye cyangwa se mbabwire ibyambayeho n'ibyababaje kuko n'uva hari aho byavura cyangwa se hari ikindi kintu byamara uyu mwanya rero tudatinze ko tumwakire umushyitsi wacu cyangwa se umutumirwa wacu uyu munsi tubwire amazina yawe utangire twibwira utubwire uwo uriwe naho utuye maze tubone gukomeza ikiganiro nkaba ntuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu mudugudu wa Zimana akagari ka Musezero. akagari ka Musezero urakoze cyane Claire uyu munsi tugiye kuganira ese ni iki ugiye kutubwira Ngiye kubabwira ubuzima bubi naciyemo no kuba narabyaye ntabitekereza. Claire ukinyuze mu buzima bubi nabyaye ntabitekereza tangira twihute utubwire ubwo buzima bubi wanyuzemo ni ubuhe byagenze bite dutangirire ku itangiriro tugeze ku musozo nabyaye mfite imyaka 19 nari ntabishaka wongere kugira ngo abadukurikiranye baze kubyumva neza no kugira ikibazo gake byara nabishaka mu rugo nari mu kazi ko mu rugo abo barakoze baranyakira amezi 9 ndabyara ngiye kubyara bari bwo banyohereza mu rugo papa aravuga ati ntabwo nakurerana n'icyo kinyendaro cyawe subira aho wari uri subirayo banga kunyakira naho njya mu bundi buzima ntabwo bwari bwiza ntabwo naryaga ukiri aho ngaho ntabwo naryaga ukiri aho ngaho wagiye mu kazi ko mu rugo byagenze bite cyangwa se umwana wamubyaye ibyo biciye mu gihe nzira nagiye mu kazi ko mu rugo kubera 2017 nasoje uwa gatandatu maze kuwusoza banga ko ndakwiga baravuga ngo nta mwana w'umukobwa yarihirira ndabyihanganira ndamubwira ko nanjye ntazabana nawe tukajya tugira dusa nkaho turwana kankubita nkamwihorera nkabyihanganira ni ibintu byinshi papa yankoreraga kugeza na n'izi saa sindiyunga nawe n'iyo ndamutse n'ubu ngubu iyo ngiyeyo ni ukunuka ngo ndaje ngo muzaniye ibinyendaro bikarangira amwihora nkatongira nkigendera uwo mwana se wamubyaye ute utubwiye icyatumye uva mu rugo ukoresha ko mu rugo uwo mwana we wamubyaye ute byagenze bite kugira ngo umubyare uhuye n'umuntu twakundanaga twarakundanaga ariko nyuma sinzi byaje kumutera tuba turatandukanya nteye inda uti byaje kumutera byamuteye bite nyine byagenze bite kugira ngo iyo nda ibutere twarahuye ubwa mbere ngira ngo ni nabwo bwa mbere nari mbikoze ubwa kabiri nabwo turongera turahura ntitwongera guhura nabonaga atari umuntu nawe wishoboye ntabwo nari muzi nibwo bwa mbere nagize mu kazi nari nabwo tujya dukundana nawe yirirwa mu muhanda ntacyo yari kungezaho kandi nta n'icyo uwo mwana yari kumufasha n'undi n'ibyo byari kureba na n'ubu bigendeba kandi none se twarahuye ni ubwa mbere twari duhuye none se mwarahuye nyine nshaka kumenya ese nyuma yo guhura yagufashe ku ngufu mwarabyumvikanye byagenze bite yarambwiye ngo nize musura aho yabaga ndamusura ngo ni bimwe byo gusura nk'uko nemenyereye kugenda nkasura inshuti yanjye y'umukobwa ngira ngo nibyo nyine biza gupfa turahura turaryamana tumaze kuryamana rimwe
n'ubwa kabiri birongera biba turaryamana ntabwo nongeye guhura nawe kuva icyo gihe. ibijyanye no icyo gihe ese ntabwo wari uzi uburyo bwo kwirinda se ntabwo wari uzi ese byagenda bita ingaruka zabyo ntabwo wari uzi kuko wari ufite imyaka 19 ntabwo nari nzi ibijyanye n'imyororokere byo kumenya ubuzima bwawe buhagaze bute muri iki gihe mu gihe cyo gusama cyangwa sinasama byo wari ubiziho iki ubu maze kugenda mbimenya ntabwo ari nka mbere kugenda amenya ubuzima icyo ari cyo kugeza na n'ubu nyine ndacyakomeza kumenya icyo ubuzima busobanuye. Ni birebire noneho kuri 2019 kuri noheli ya 2019 ukwa 12 uwo munsi noheli yabaye nagize nya nigira ku muhanda twari dutuye munsi y'umuhanda nazamutse njya ku muhanda maze kujya ku muhanda baragera yari mu kagoroba ari nimugoroba mpura n'umuntu arambwira ngo tugende ngo ajye kungurira ngo akantu ka noheli ntamuzi tuba turagiye tumaze kugenda mbona nta kintu bifite ari kuvuga ngo arishyura kuri momo peyi mpita mucika nditahira nca mu nzira mbi yo mu rutoki ntabizi ko yankurikiye ndi hafi kugera mu rugo numva umuntu yakuze nyirukanka inyuma ndeba inyuma mbona ni yari yasinze ati nanywe inzoga nayo nanyweye nta kintu nari nakuze mu kanwa aba aranyirukankana maze kunyirukankana nikubita hasi mu bishingwe maze kwikubita mu bishingwe abyihanganira ndahaguruka turagundagurana nongera muhirika mu biringo n'undi yari yasinze maze kongera ndongera ndahaguruka ndiyirukira maze kwikubita nenda kugera mu rugo hari ikintu z'icyobo bose bari bacukuye ngo amazi ajye agwamo aba aranyirukankana mpita ndirukanka ko njye icyo cyobo nari nkizi mpageze mpita mpagarara ndasimbuka cyo kiraza kigiye kugwamo mugirira impuhwe mpita mufata ndongera ndamusunika gutyo telefone ye biratakaye maze gutakara sinzi abayitoraguye yagiye abimpora bimbaza ngo nibyo wayitoraguye icyo yashakaga ashaka kumfata ku ngufu ariko ntabwo byamuhiriye narabyanze. icyo gihe waratorotse wagize amahirwe ntabwo yagufashe ku ngufu uko yabishakaga ntabwo yamfashe ku ngufu namucize. nyuma yo kubyara uwo mwana watubwiye ko uwo wa mbere we yari umukunzi wawe we ntabwo yagufashe ku ngufu yari umukunzi wawe wagiye kumusura yavuye ujye kumusura wagenda uramusura utari uzi ko ibyo byose biri bubeho ariko se nyuma yo kumubyara byagenze bite? namubyaye icyo nabonaga nicyo naryaga ntabwo n'ubu ngubu ubuzima arimo ntabwo bumushimishije. ku rugero nk'urugero inshuti yanjye ni mukuru wanjye turakurikirana gutya nawe yarabyaye bimugendekera gutyo ariko n'ubu nyine kubera amahane ya papa yaramubwiye ngo najye ngo nasanga umugabo yamusanze bari kumwe ntabwo nifuza ubuzima mukuru wanjye ariko nanjye aribwo nasoma bw'amahirwe njye nagiye no kwa muganga nsanga nta kibazo mfite mu maraso nta bwandu mfite nicyo nshima Imana kandi Imana igihora inandinda ubuzima bubi sinzongeye kubusubiramo. birumvikana warababaye kuko biraragoye kuba warabyaye mu gihe utateganyaga utarabishakaga nyuma yo kubyara uwo mwana waramureze kuko se nta bushobozi yari afite waramwirereye ese ababyeyi bo watubwiye ko papa wawe yagutoteza ngo ikinyendaro ngo ntuzakinzanire hano nyuma yaho mama wawe nawe ufite cyangwa uramufite? umufite ariko nyine kuri umubyeyi w'umumama agendera ku mategeko umugabo yamuhaye ntabwo ajya kumubwira ati reka dufate uriya mwana amubwira ko ari agasuzuguro kandi ahenshi akunda no kumubwira ngo kumva ikigoryi ngo gikurikiza nyina sinzi ibintu akunda kumutuka nyine
nkumva ni amagambo mabi, nkumva sinshaka kubabaza na mama nyine. Umuntu agomba kubyimenyera. kugeza uyu munsi papa wawe se yaba agifite uwo muco wo gutoteza cyangwa se byaba bigenze bite kuko twumve niba koko hari kimwe n'ababyeyi bagifite iyo myumvire imeze icyo yo gutoteza abana bawe baracyatoteza abana bawe bafite ikibazo baracyariho rwose. Izi saha n'ubu ngubu tujyanye mu rugo nawe ntiyatinya kubikubwira ko yaranambwiye ngo ngenga nta nubwo akimbara mu bana nyine ni uko ubyihangana yambwiye amagambo mabi gutyo. Numva mbabaye kubera impamvu acyurira mama gutyo nuko ari njye mwana yabyaye abaza bigatuma ko ari njye wagize rero ngo ari njye wamuteje urwo rugomo rwose. nkabyihangana ko nawe nabyereka muri famiye nyine ni uko nta kintu mbese kwiberaho gute nibyo bintu bimushyiraho kugira ngo nongere nsubire mu rugo. uyu munsi uravuga utakugira ngo nongere nsubire mu rugo uyu munsi kandi uba wenyine uribana wenyine ese ukora iki? nta kintu nkora nabuze akazi kandi numva ntasubira no mu kazi ko mu rugo kuko nawe nakoze ntibigeze banyishyura baranyambuye. twakoranye imyaka 5 ku bw'amahirwe nabafite injyana mu rugo ngo njye gusura n'abo bavandimwe tuvinde imwe nkagenda nkabasura na mama nkamusura ariko papa we sinifuzaga no kubonana nawe kandi nawe ntiyabyifuzaga. narindaga mpava hari n'igihe nahavaga atambonye. ni ibintu birebire kubera gutinya urwo rutoto. ese umwana ukimara kumubyara utyo umwana we wamubonaga nk'iki cyangwa se umwana urumva wamubyaye mu buryo utifuzaga wamubonaga nk'iki cyangwa se wamufashe uti? naramwishimiye akimara kuvuka kandi na n'ubu ndamutse mbonye undi ntacyo byanshimisha. uramutse ubonye undi mu buhe buryo avuga uti ndamubyaye ntabishaka ese uramutse umubonye mu buhe buryo wabuvuze uwo? ndamutse nshatse umugabo ntacyo nkabyara undi nabyo byanshimisha. uyu munsi ni ikibazo gikomeye. niyo nama watangira ubwira abantu hari abantu bahura n'icyo kibazo nk'icyo ngicyo cyangwa se gira inama ababyeyi bajya batoteza abana babo cyangwa se batajya bihanganira ibyo bibazo byageze kuri abo bana niyo nama wabagira? buri mubyeyi akwiye kubaha umwana we ntakamutererane. agomba kumufasha mu bibi no mu byiza. ntagomba kumujugunya nk'imwinuza nk'igipapuro mbese ntibizi ko aricyo bajugunya ko n'imbwa nayo ntibakijugunya barayifata. nifuza ko rero ababyeyi bose bamenya kurera abana babyaye. uyu munsi ni iki kigushimisha cyangwa se ni iki kikubabaza? kinshimisha ni uko mfite amahoro nkaba mfite n'uwo mwana aka hari naho se mu rugo ari ku wundi muntu twari duturanye wambwiye ngo aramushaka ngo nimuzane amusure ku cyumweru nzamuzana. cyumweru uzazana umwana wawe. ubuzima birumvikana burakomeye kuko kubyara utagejeje igihe cyangwa se utifuza kubyara umwana utifuzaga mu gihe runaka wumvaga igihe kitari cyageze. watubwira inzozi wari ufite mbere y'uko ubyara zari izihe cyangwa se wumvaga wifuza kuzaba nk'iki? ni izihe nzozi zawe uvuga uti zarangiritse? kuba bambujije kujya kwiga kuva bambuza kujya kwiga njye nta n'ikintu nigeze nongera kongera gutekereza. hari ababyeyi bagifite imyumvire nk'iyo ngiyo mw'abantu mwe murabyumva mudukurikiranye ku nzira y'abakobwa. hari ababyeyi bagifite imyumvire nk'iyo ngiyo akumva umwana w'umukobwa ngo ntabwo yakwiga nk'uko papa wawe yabyumvise. ese ababyeyi bo bagira inama ubundi nkawe byabayeho bagira inama babwira akakubabaje icyo gihe ndetse na nubwo kikubabaza kuko ndumva n'uwuri ntiwize? akakimbabaza nyine nuko batumye najya kwiga kandi numvaga nshaka kwiga njyewe nkagera ku ntego yanjye nimba ari nuko gucuruza nkabimenya
umuntu mbese kw'iki gihe nta kintu umuntu yabura yakora. gira inama ababyeyi batuma abana babo batajya kwiga bakanga kubarihira cyangwa se bagifite imyumvire yo kuvuga ngo umwana w'umukobwa ntabwo ajya kwiga. icyiza ni uko babohereza ku ishuri kuko ku ishuri bakura ubumenyi bwinshi, ni ibintu byinshi bahakura. niyo nama waha abana b'abakobwa uyu munsi kugeza uyu munsi wa none batari biyumvamo cyangwa se batari bumva uburyo ki bagakwiye kwiyakira mu bibazo nk'ibyo? Hari abana bajya bahura n'ibibazo nk'ibyo ugasanga n'ubundi bafite base badashoboka, ariko kandi twanagira inama ababyeyi nabo, niba umuntu yifite avuga ati umwana w'umukobwa sinakwishyurira ngo wige, nabyo ni ikindi kibazo gikomeye. Ntabwo twese tuzi ko abantu bakiriho, ariko urumva nabo baracyariho bagifite iyo myumvire yo gutuma abana b'abakobwa nabo bajya mu bindi bishuko no kuba batarabariye ngo bige. Ko ndetse kiza ko uri nko mu ishuri wenda byari kugira icyo bikurinda, ko buri mwana uri hanze n'uri mu ishuri ntabwo baba bameze kimwe, ndetse no kuba waratotejwe mu gihe cyo gutwita. Ibyo byose ni iyihe nama watanga ku bana b'abakobwa bagenzi bawe bahuye n'ikibazo nk'icyawe cyangwa se wenda batari bakigeramo, ariko inama wabaha ni iyi kugira ngo batazanakigeramo cyangwa abakigezemo? icyiza ni uko bakwirinda ababashuka, bakirinda ibiyobyabwenge bibashora mu busambanyi nk'ubwo twagiye ducamo, mbese bakirinda ingeso mbi, bakumva inama abakuru babagira ko ibyo bakora atari byiza. uyu munsi ni iki wasaba? Uramutse ugize amahirwe ko wabujijwe amahirwe yo kwiga ukayabuzwa n'umubyeyi wawe utarabikwemereye, uramutse ugize amahirwe yo kwiga cyangwa se usaba ko wakwiga uramutse ugize amahirwe? nakwiga njyewe, ndamutse mbibona ayo mahirwe yo kwiga nakwiga. wakwiga? wumva se wakwiga nk'iki? imyuga nayiga, kudoda, gusuka, guteka. hari umuntu ushobora kuba dukurikiranye uyu mwanya ukeneye kuba yaguha nk'igikoma cy'umwana akavuga ati rwose uyu muntu nugije ubuzima, akurikije ubuzima yanyuzemo. Burya abanyarwanda tugira imitima ifasha, ndetse no hanze y'u Rwanda nabo bajya bumva ibiganiro byacu bakaba bavuga bati rwose uyu muntu twamufasha, nawe tukaba twamuteza imbere, twamufasha mu bundi buryo, cyangwa tukana amafaranga y'ishuri. Ese ni gute yagufasha? tubwire nimero. nimero yanjye ni 078 0 20 16 7 nizo ngizo amazina n'inzayishimira Claire niyo abaruyeho. murakoze cyane abakunzi b'inzu ya Makobwa. rero reka tubafirizeho ibiganiro by'akagaruka. Bye bye. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 07 88 55 80 94. mu rusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo, ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro.